byose narifite haleluya nsigaye nigitangaza gusa nigitangaza ko Yesu ya umwuka we wera ni ujunyobora uzangezi wanje mwijura. Dusome ijambo ry'Imana mu rwandiko rwa mbere Paulo yandikiye Abakorinto igice cya 3. Urwandiko rwa mbere Paulo yandikiye Abakorinto igice cya 3. Dusome duhere ku murongo waho w'10. Abakorinto urwandiko rwa mbere igice cya 3 duhere ku murongo w'10 tugere kuri 15. Reka dusome ijambo ry'Imana ni mu rwandiko rwa mbere Paulo yandikiye Abakorinto igice ni cya 3. Turasoma duhereye ku murongo waho w'10 turagera kuri 15. Nk'uko ubuntu bw'Imana nahawe bungana, nashyizeho urufatiro nk'umubakisha mukuru w'ubwenge, undi yubakaho, ariko umuntu wese yirinda uko yubakaho, kuko nta rundi rufatiro umuntu abasha gushyiraho keretse urwashyizweho ari rwo Yesu Kristo. Ariko umuntu niyubaka kuri urwo rufatiro izahabu cyangwa ifeza cyangwa amabuye y'igiciro cyinshi cyangwa ibiti cyangwa ibyatsi cyangwa ibikenyeri, umurimo w'umuntu wese uzerekanwa urya munsi niwe uzawerekana, kuko uzahishuzwa umuriro, akaba ari wo kandi uzagerageza umurimo w'umuntu wese. Umurimo w'umuntu uwo yubatse kuri urwo rufatiro nugumaho azahabwa ingororano, ariko umurimo w'umuntu nushya azabura inyungu, nyamara ubwo azakizwa ariko nk'ukuwe mu muriro. Dusubikire muri Yohana urwandiko rwa kabiri rwa Yohana, ni mu nzandiko za Yohana hirya hafi y'ibyahishuwe. Turasoma rugira amaverisi agera muri 13, nta bice bibiri rugira ni kimwe. Turasoma umurongo wa 7 n'uwa 8 mu rwandiko rwa kabiri rwa Yohana. Turasoma umurongo wa 7 n'uwa 8. Kuko abayobya benshi badutse bakaza mu isi, batemera ko Yesu yaje afite umubiri. Uvuga atyo ni uyobya kandi ni antikristo. Mwirinde mutazabura iby'imirimo mwakoze, ahubwo ngo muzahabwe ingororano itagabanije. Mwirinde mutazabura iby'imirimo mwakoze, ahubwo ngo muzahabwe ingororano itagabanije. Muvuga amena. Yesu nashimwe. Nitwa Misago Alfredi, ndi umukristo kuri iri torero rya Beteli, nkaba ndi umuvugabutumwa, bwiriza ubutumwa bwiza bw'umwami wacu Yesu Kristo. Nicyo Imana yampamagariye. Ndashimira Imana rero ko yaturinze, kanashimira Imana impaye uyu mwanya kugira ngo mpagarare tuganire ijambo ryayo. Izina ry'Imana rihabwa icyubahiro. Tumaze icyumweru turi kuganira ijambo ry'Imana ku bantu babashije kuboneka. Twari dufite seminari muri iki cyumweru, aho twarimo tuganira ijambo rifite intego igira iti twirinde tutazabura iby'imirimo twakoze, ahubwo tuzahabwe ingororano itagabanije. Imana yacu izi ko tuvunika dukora, ndishaka ko tuzahomba, cyane ko ibyo kuduhembira bifite nitwe twakinanirwa ubwacu. Ntabwo Imana yanezezwa n'igihombo twifite ubushobozi, yagira amahirwe ukamusonera.
ukamubwira uti ibyo ari kumpemba byigumanire, aba yumva agize umugisha, kuko n'ubundi nta n'ibyo yari afite. Ariko Imana ibyo kuduhira bifite ntishaka ko twazahomba, ishaka ko twese dukora kandi ikazaduhembera ibyo twagize gute twakoze. Yesu nashimwe. Twirinde tutazabura iby'imirimo twakoze. Imbaraga dukoresha dukorera Imana nitunazikoresha turinda ibyo twakoze, kuko hari igihe umuntu avunika agakora, ariko kubera amaso ibyo yakoze bikamunanira. Ijambo ry'Imana ridusaba kurinda imyambaro yacu ngo tutazagenda twambaye ubusa. Kudusaba kurinda imyambaro ni ukurinda ibyo dukora, tukabibera amaso ntitubyangize, kuko Imana ni Imana igenzura umurimo w'umuntu kugera kuri finali. Ntabwo Imana igihemba igice cy'umunsi. Ivuga ngo uyu muntu ubwo yakoze akageraho akananirwa akabivamo, reka nzamuhembera ibyo yakoze. Nusoza nabi bizasiba n'ibya mbere. Kimwe nuko nusoza neza bizahesha agaciro n'ibyo wagize gute wakoze mbere. Imana idushoboze kuyikorera neza izaduhembe. Haleluya. Twagerageje kubona byinshi tutari buze kugarukaho mu mwanya dufite, ariko twatangiye turebera hamwe inkomoko y'igihombo cyacu. Inkomoko y'igihombo cyacu ubyihishe inyuma cyane ni Satani. Twabonye ko mu minsi y'imperuka Satani azahagurutsa amatsinda y'abayobya, bahagurukane inyigisho kandi bavuga ko bazisomye muri Bibiliya. Avuye mu masengesho Yesu, muzi ko mu kumugerageza yamugerageje ariko amubwira ibyanditswe byo muri Bibiliya. Nuko byahuje nuko Yesu ari Imana, ibyo byanditswe byose ari kuvuga bizi, ariko iyo aza kuba ari umuntu uri aho woroshye, Satani yaramushoboye, kuko yaramubwiraga ati wowe nusimbuka icyanditswe kivuga ko bari bugusame. Byari byoroshye rero guhita asimbuka akavuga ati kandi koko ntabwo mbeshye, hari icyanditswe kigize gute kibivuga. Uzakuyobya ntabwo azakuyobya yifashishije ibindi bitabo by'imizinguzi, azifashisha iyi Bibiliya, iyi mbasomeye nawe wamaze gusoma niyo azifashisha. Nk'ubu hari ijambo riba mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa igice cya 17:25, ni ijambo Pawulo yavuze ageze aho bita muri Atenayi, asanga barimitse ikigirwamana cyangwa se bafite imana bakorera ariko batayizi, cyangwa se bavuga batayizi. Agiye kubasobanurira imana nyamana iyo ariyo, yaramubwiye ngo iyo mana ngiye kubasobanurira ntabwo iba mu mazu yubatswe n'amaboko y'abantu, kandi ntikorerwa nkaho ikennye. Ni ngo kubabwira ngo nuyikorera ntuzumve ko ikennye, ni wowe uba wigirira. Noneho iri jambo abayobya benshi badutse mu minsi y'imperuka baryitwaza babwira abantu ko Imana idakeneye abayikorera, kugira ngo n'uwageragezaga gukorera Imana abireke, kandi kubireka bingana no gucyura ubusa, kuko iyo umuntu aretse gukora neza yakoraga neza, ibyo yakoreza byose bihinduka ikibana b'Imana imfabusa. Bibiliya rero yatubwiye ngo ku mpamvu z'uko abayobya benshi baje mu isi, mwirinde cyane batazatuma mubura iby'imirimo mwakoze, ahubwo muzahabwe ingororano itagabanije. Haleluya. Igihe kino cyarakomeje, iki gihombo twanarebeye hamwe igihe kino gihombo kizabera. Iki gihombo gikuru kizaba ryari, nubwo n'uyu munsi hari ibigenda biba, uko umuntu agenda yitwara nabi ku Mana ku kigendanye no kuyikorera, hari ibintu byinshi agenda ahomba. Hari n'igihe umuntu abona akomeye akagira ngo akomeye ku rwego yakabaye akomeyeho, yaza gukorwa ariho, ariko hari igihe Imana ireba ikabona aho uri siho wakabaye uri. Siho wakabaye uri. Iki gihombo twabonye ko kizaba ku gace ka mbere k'umuzuko wa mbere, nyuma yo kuzamurwa ku itorero rya Kristo rikamusanganira, rigahura nawe,
mbere yuko ajya kurimurikira Imana Data agafata umwanya wo gusubira mu byo twakoze kugira ngo arebe niba twarabikoze neza. Ababikoze neza bagende bizeye guhembwa, ababikoze nabi bagende bizeye ko nta ngororano bagomba kuzabona. Bibiliya yatubwiye ngo uwo munsi imirimo yacu izapimishwa umuriro, umurimo w'umuntu nugumaho azabona inyungu, ariko nushya azagira gute? Azahomba. Bakristo ndabinginga kubw'imbabazi z'Imana, ntabwo ibyo dukora biri kugarukira hano, hari ahandi hantu bizasubirwamo. Biramutse bizagarukira hano bikora uko bishaka, ariko niba wiringiye ko bizarenga aha hakagira ahandi hantu bijya kumurikwa, bikore neza ku buryo Imana izabiguhembera. Haleluya. Twirinde tutazabura iby'imirimo twagize gute? Twakoze. Kristo akadupimira imirimo. Twarakomeje tureba amatangazo agera kuri 6 azatangazwa mbere yuko imirimo izapimwa. Hari itangazo rizatangazwa rivuga ngo aha mugeze buri muntu wese ari bwibarizwe ibye, nta kugendera mu gikundi. Aha twabonye ko iyo tukiri muri ubu buzima hari igihe umuntu yifata akagendera ku byo abandi bakoze, kandi koko abandi bagateka akabirya, bakubaka urusengero akarusengeramo, bakagura intebe akazicaraho, bakagura ibyuma akabyina umuziki, akagendera ku byo abandi bakoze. Kandi haboneka nuza kubashima mu buryo bw'umubiri akabashima na wa wundi w'indebereza arimo. Icyo gihe rero birashoboka ko wakishimira umunyenga w'ibyakozwe utagizemo uruhare, ariko imbere ya Kristo hari itangazo rivuga ngo buri muntu wese aziyikorerera uwe mutwaro. Umugani w'abakobwa 10, 5 b'abapfapfa ndetse na 5 b'abanyabwenge bakiri kumwe umukwe ataraza. Nta kibazo abapfu bari bafite kuko bagenderaga ku mavuta y'abanyabwenge, ariko umukwe amaze kuza bibaye ngombwa ko buri wese yirwariza kuyi, byarabacanze. Bana b'Imana, hari igihe kizagera umuntu wese atambutswe n'ibye ntatambutswe n'ibya mugenzi we. Umuntu wese uko mubonye aba bakozi b'Imana banyuze hano, buri wese afite igiseke undi afite. Hari igihe kizagera dutambuka imbere ya Kristo buri muntu wese yikoreye ibye, nta kugendera ku by'undi ngo umujye inyuma ngo uri kubigenderaho. Korera Imana uzirikana ko imbere ya Kristo buri muntu wese azagira gute? Azibarizwa ibye. Genda uko imbaraga zawe zingana, ariko Imana ikubone. Haleluya. Twirinde tutazabura iby'imirimo twagize gute? Twakoze. Mu matangazo twabonye harimo n'itangazo rizatangazwa ry'ubwoko bw'imirimo izapimwa. Twabonye ko ari imirimo y'uburyo bubiri. Hari imirimo yo kwizera ishingiye kuri izi mpano dufite, zino dukoreshereza Imana yaduhaye, zitangwa n'Umwuka Wera. Hakaba n'imirimo y'amaboko yacu bizakoresha imbaraga Imana yaduhaye n'ubutunzi Imana iba yaraduhaye. Ibyo byose bizapimwa kuri uwo munsi. Itangazo rya 3 twabonye ko hazatangwa itangazo ry'imirimo izashimwa uko igomba kuba imeze. Tubona ko ari imirimo yose yakozwe bihuje n'uko Imana ishaka. Haleluya. Ntabwo Imana ishaka ko tugendera mu kigare. Imana ishaka kubaririza amakuru yo kumenya uko ikorera. Nge nshobora kukubwira ngo kora gutya, ariko bitari ku rwego Imana ishaka. Wowe baririza umenye ngo Imana ishaka ko mbikora gute. Imirimo izashimwa imbere ya Kristo ni yakozwe nk'uko Imana igize gute? Ishaka. Ntabwo ari ubwinshi bw'imirimo, kuko nshobora gukora myinshi simpembwe. Wakoze mike bakamuhemba kuko yayikoze bihuje n'uko Imana ishaka. Ukoze myinshi ukayikora neza byiza, ukoze mike ukayikora neza uzahabwa nyine ibingana n'uko wakoze, ariko Imana ishaka ko tubikora bihuje no gushaka kwayo.
mu matangazo azatangazwa harimo n'itangazo rivuga ngo n'imirimo mwakoze mu ibanga mutari muzi, hano nayo turayipima kandi tuyibahembere. Imana ni Imana ikurikirana imirimo ku rwego n'iyo abantu bakoze isi ntibimenye, Imana iyikurikirana ikayimenya. Haleluya. Tugira abantu bagakora bucece, igihe kimwe bagakora bigaragara, ikindi gihe bagakora bucece. Ntimugire ikibazo, iyagaragaye ni myiza, ifasha n'abatizera kwizera bagahimbaza Data twese wo mu ijuru. Ariko na ya yindi wakoze ntigaragare, Imana yarayibonye. Ntabwo uzagwa hasi uwo murimo. Hari abantu bakora bacecetse. Ndimo ntegura iyi somo, iyi nyigisho turimo turaganiraho, hari akantu umwuka yanyibukije. Ngeze kuri aka kantu kavuga ngo hari imirimo yo mu ibanga abantu bakora bicecekeye. Nagiye mbibona cyane, ariko reka mbabwiremo akantu kamwe. Yesu ashimwe bana b'Imana. Twirinde tutazabura iby'imirimo twagize gute twakoze. Iri kote nambaye si ryiza? Ntabwo ari ryiza? Iri kote ni ryiza. Iri kote nambaye ntabwo nzi umuntu wari impaye, ntabwo muzi. Byagenze biti? Nari ngiye muri misiyo, ushobora gusanga arimo naho. Nari ngiye muri misiyo y'ubutumwa nyine bwa Nyagasani za Kigali. Ngeze hano kuri gare ya Rubavu, umuntu arampamagara arambwira ngo hari ubutumwa bwawe umuntu yasize hano, uzubufata. Nabwira nti nigiriye muri misiyo y'Imana, nzabufata nje. Ndatega ndigendera, marayo icyumweru, maze icyumweru gishize ndagaruka. Ngarutse ndagenda ndamureba. Icyakora icyo nzi iduka ryavuyemo, nzi n'umuntu ucuruza muri iryo duka, ariko sinzi uwari. Niba ari we ntabwo mbizi. We yarambwiye ngo n'ubutumwa bwa umuntu yasize hano. Niba ari we ntabwo mbizi, niba ari undi simbizi. Ariko ibyo bintu nubwo ntamuzi, Imana igize gute? Iramuzi. Iyo mirimo yo mu ibanga nayo Imana izayiduhembera. Nimuvuge ngo Imana imuhe umugisha. Twirinde tutazabura iby'imirimo twagize gute bana b'Imana twakoze. Ni byinshi twavuze, ariko reka mu gusoza inyigisho zacu cyangwa se mu kuzisubika tuvuga akantu gatoya ku kintu kigendanye na virusi zizashiririza imirimo, hanyuma dusenga Imana. Reka tuvuge virusi nkeya zizashiririza imirimo, virusi tugenda dukorana imirimo y'Imana, hanyuma dusenga Imana. Ni virusi zigera muri 7, ndazivuga nihuse. Izi virusi zigera muri 7 ahantu zituruka cyane ni mu bikoresho dukoresha twubaka. Bibiliya yatubwiye mu gihe dukorera Imana ngo hari abakoresha amazahabu, ngo hari n'abakoresha amabuye y'igiciro, ngo hari n'abakoresha ibiti, hari n'abavuga bati byose ni hahandi n'ubundi Imana ibyo ihaye byose irafata, mushaka ibyatsi murundeho ntacyo bitwaye. Abandi bati murebe bya bikenyeri bimwe byavuyeho ibigori nabyo muzane mupfe kurundaho, Imana se ni ibikigaye ubundi ko ibyo ihaye byose yakira. Nabagashyiraho. Pawulo ati mwitonde, urashyiraho ibikenyeri uzi ko bizagurumana, ushyiraho ibyatsi uzi ko uzakanura bishya bishira uri kureba. Aravuga ngo umuntu yitonde. Ubwo bwoko rero bw'ibikoresho twubakisha nibwo bugenda bukavamo amavirusi azashiririza imirimo twakoreye Imana. Hakabamo n'itsinda ry'abantu babi nabo batugerageza, bagaduhindukira ibisitaza mu gihe twakoreye Imana, bigatuma ibyo twakoreye Imana bigawa. Nabo barahari, abantu babi bakurikiza ibyo twakoze amagambo yo kuduca intege, ngo dukunde twicuza icyatumye tubikora, bihombe bibe zero. Nabo barahari. Niyo mpamvu Bibiliya ivuga ngo
twe gushyira igisitaza mu nzira y'umuntu wese umurimo wacu utagawa. Virusi ya mbere ni imirimo yose dukora twihimbaza. Bana b'Imana, ndabinginga kubw'imbabazi z'Imana, nukora umurimo ujye ushima Yesu wawugushoboje, si wowe ubwawe, ni Kristo wawugushoboje. Iyo hajemo kwihimbaza, ntabwo ngenda navuga ibyanditswe byinshi, dufite umwanya muto, ariko mu butumwa bwiza bwanditswe na Matayo 6, Yesu yaravuze ngo ntidugakorere ibyiza kugira gute? Kwihimbaza. Hari igihe umuntu akora akihimbaza, ni njyewe. Iyo batangira, iyo atangira ni njye ubagize, ni njye cyawe. Ibyo bintu ni abadayimoni baba bagira ngo bashiririze igikorwa cyawe wakoze, cyari cyiza uzagihombe kandi wari wagikoze. Imana iturinde kwikorera twihimbaza. Aho kwihimbaza, duhimbaze Data twese wa hehe wo mu ijuru. Haleluya. Virusi ya kabiri, ndimo ndihuta, ni imirimo yose twakoze ariko tukayikorera abantu tuzi ko nabo bazadufasha. Ni ibintu dukora tumeze nk'abari kugurizanya. Ibi birahari cyane. Ngatwerera umuntu uzi neza ko azagaruka yo muhaye, nanjye ningira ubukwe. Ugafasha umuntu nanjye ngize ikibazo nkamutabaza, yagira gute? Yesu yaravuze ati ibyo ngibyo mumenye ko ntacyo muzanyishyuza, birangiriye mu isi. Mu gihe cyose muzafasha abantu muzi ko namwe bazabishyura, mumenye ko ntacyo muzahembwa. Umurimo uhemberwa na Kristo ni umurimo ukora udateze inyungu zako kanya kuwukoreye, ukawukora uzirikana ko ukoreye Imana kandi izaguhemba mu gihe kigize gute? Gikwiriye. Yesu nashimwe. Ako karumvikanye? Sawa. Abantu rero bagendera muri wa mugani nta bagasuye ngo amaboko atareshya, ukagira mukanya n'abo mureshya, bagasangira n'abo mureshya, ugatumira abo mureshya, ukajya kugurira abo mureshya, ubwo nyine uzatahira nyine ishimwe rya wa wundi yakubwiye ngo urakoze, niryo uzatahira. Ibyo gutegereza ingororano kuri Yesu nta bihari. Virusi ya gatatu ni imirimo yose dukora tugononwa. Turi kwigira isomo, twabonye ibivume byabagaho cyangwa se Bibiliya igaragaza, no mu gihe cy'isezerano rya kera bagarukagaho. Hari ikivume cy'umuntu wabaga wambuye mama w'ubusa, umubyeyi w'ubusa, akambika ubusa mukase, umuntu waryamanye n'itungo, umuntu wakoze icyaha ku rwego bamushyira ku giti. Ariko muri Yeremiya 48 umurongo w'10 bakavuga ngo n'umuntu wese ukora umurimo w'Imana agize gute? Agononwa nawe abikivume. Buriya bana b'Imana, ujye wihangana, wishakemo ibyishimo mu gihe ukorera Imana, urukundo rw'umurimo uri gukorera Imana. No kugenda ugononwa, reka mfa kuyatanga, reka mfe kuyatanga, reka mfe kujya kumusura, reka mfe kugenda, reka mfe kujyayo. Ibyo bintu byo ijambo ry'Imana ritusaba ko dukorera Imana tubi umwete n'ishyaka. Bibiliya iravuga ngo umurimo werekeje amaboko kuwukora niki? Umwete, shyiramo akabaraga, icyuya n'ikikurenge, ukora kugera ku rwego abantu bibaza batari ku bundi izi mbaraga uri gukoresha urashaka kugera kuki? Urashaka kugera kuki? Imirimo abantu bakoze bagononwa ntabwo Imana izayibahembera. Nimuba mugize amahirwe mukajya mu ijuru, ntimuzayihemberwa, muzahomba. Virusi ya kane ni ibikorwa tudakorana urukundo. Kano kenda gusa nako mvuyeho ariko biratandukanye. Ndabaha urugero, ibikorwa tudakoranye urukundo. Pawulo mu rwandiko rw'Abakorinto rwa mbere mu gice k'13
yaravuze ngo nubwo navuga indimi z'abantu n'iz'abamarayika nkagera ku rwego rwo kwitanga nitangiye abantu bakantwika, niba ibyo bikorwa nkoze nta rukundo mbikoranye meze nk'icyuma kivugiriza. Gukora ibikorwa nta rukundo ni igihe ukora ibikorwa ngo wereke abantu kuri kubikora ariko bitakurimo. Gufata abantu ku maso, nkagutumira mu bukwe ukabutaha ukinyuza imbere ngo mbone ko wabutashye ugahita wigendera, kuko kamera yagufashe biroroshye kuzabona ko wari watashye iki ubukwe, ariko si urukundo rwatumye ubutaha. Ndi kwa muganga uri gutekereza ko ninzavayo utarahageze nzajya nkwibazaho, kavuga uti ku mpamvu zo kwica nkete no kwanga ko azanyibazaho reka mpikoze mpagere abone ko mu bamusuye ngize gute ndimo. Si urukundo rukuzanye, kuko ari urukundo wasura n'uwo utazi uretse no kunsura ngewe unzi. Bene ibyo bikorwa rero abantu bakora bikiza abandi byo kubafata ku maso ngo bajijishe, Imana ireba ibyiherereye irabibona, nta ngororano izabibahera, bazatahira ubusa. Twirinde tutazabura iby'imirimo twagize gute bana b'Imana twakoze. Haleluya. Virusi ya gatanu ndi kwihuta, wenda tuzagira ikindi gihe tuzafata umwanya uhagije wo kubiganiraho. Ni imirimo twakoze twamara kuyikora tukageragezwa, aho gushinyiriza ngo twihangane tukicuza icyatumye tuyikora. Nababwiye ko mu bigeragezo duhura nabyo habamo n'abantu batugerageza nyuma yo gukora. Ubusabwe kwihangana muri icyo kigeragezo ntiwicuze. Hariya muri Maraki igice cya 3 tuhabona urugero kuri basogokuruza ngo bakoreye Imana, ngo baratura bakora ibikorwa byose bubaka urusengero nk'uko turi kubikora, ariko nyuma baza guhura n'ikigeragezo cyo gukena kandi barabikoze. Ntabwo ari igitangaza ko umuntu yakorera Imana kandi akaba yahomba cyangwa bakamwiba, birashoboka cyane. Ukakorera Imana ukitanga, ukava hano witanze, wagera mu rugo ibyo wasize mu rugo ugasanga barabyibye, birashoboka rwose. Satani ni umugome, ni mubi cyane mu kutugerageza. Bagira ikigeragezo cyo kubona bakennye, nyamara barebye ku ruhande abitwa ko badasenga badakorera Imana basanga bateye imbere. Bafata umwanya wo kwicuza, baravuga ngo nubundi gukorera Imana turabona ntacyo bimaze. Iri mu ijuru irababa hejuru baravuga ngo twakuvuze iki, twakuvuze iki, ngo mwavuze ko kunkorera ntacyo bimaze. Iyo ukorera Imana ugomba kwitegura n'ibigeragezo bya nyuma y'uko uyikoreye ukabihagararamo ukabitsinda. Uzacumbikira umuntu iryo joro akwiba, ni wicuza impamvu wamucumbikiye nta ngororano uzabona, kandi nibyo yakwibye ntibiri bugaruke. Uzatiza umuntu umwenda ugarure yawe uciye, ni wicuza icyatumye uwumuha uhombe ingororano uhombe n'umwenda, kuko nturongera kuba muzima. Ndibuka igihe kimwe nyuma gato yo gukora ubukwe, mugenzi wanjye yantiriye ikote nari najyanye mu rukiko, nawe agiye kujya mu rukiko kurahira, ndarimuha. Sinzi ibibazo yahuye nabyo, rimenekaho aside girashye. Narigaruye mbona ryarakongotse, ndarireba ndavuga ati aka ni ka Satani kagira ngo nicuze. Cyakora nihagarara ndashinyiriza ryumaho. Satani ni umugome, nyuma yo gukorera Imana ikishima aturuka inyuma ngo atugerageze twicuze icyatumye tugira gute dukora. Umuntu asigara avuga ati nk'ubu yarebagaho Imana, siyo nari nkoreye neza, yindinda guhura n'aka kababaro. Ihangane shinyiriza. Zaburi ya 15 iravuga ngo umuntu uzatura ku musozi wera w'Imana icyo yarahiriye nubwo cyamubabaza ntabwo azivuguruza. Biradusaba kurinda ibyo twakoze nitwicuza icyatumye tubikora. Reka mbabwire virusi ebyiri za nyuma nze mbasengera Imana. Virusi ya 6 ni ibikorwa cyangwa se imirimo dukorera Imana nk'abari kwiha ruswa. Imana ntabwo yakira ruswa, ntabwo yakira ruswa pe. Ruswa ni iki? Ruswa ni impongano ufata ngo ukinge mu maso y'umuntu ngo agukorere ibyo ushaka. Ntabwo Imana bayiha ruswa. Imirimo ikorwa nka ruswa ni iyi, ni bya bikorwa nka bya bindi
ni ya maturo ya Sawuli wa wundi wa kera Imana yabwiye iramubwira ngo genda ujya kurimbura Abamaleki ntusigaze n'umwe. Ageze arokora intama n'inka mu ituro ry'intasha, azana intama n'inka nziza, aravuga ati Imana ninyiha ituro ry'intama nkayiha ituro ry'inka, irirengagiza ko ntumviye, yishima iseke. Abarabizanye. Samweli aramubaza ati niko Sawuli wumviye? Ati numviye. Ibintu biri gutamatama numva, nzaniye Imana ituro, nyizaniye ituro. Aramubwira ngo Imana yishimira amaturo ibitambo kuruta kwishimira uyumvira. Nukorera Imana uyikora unakiranuka, kuko ntuzibwire ko imirimo ukora izahanagura gukiranirwa kwawe. Ntabwo imirimo ukora izaguhanagura, ntabwo izakuraho gukiranirwa, tizakuraho ubugome, tizakuraho ububi, tizakuraho ubusambanyi, tizakuraho kuroga. Ntabwo umuntu yiba ngo azatura Imana ngo kwiba byibagirane. Ntabwo umuntu asambana ngo azatura Imana gusambana byibagirane. Ntabwo imirimo ikuraho gukiranirwa k'umuntu. Mbere yuko Imana yemera imirimo ibanza ikemera nyiri imirimo. Ndabifuriza gukorera Imana mukiranuka, mudakorera Imana nk'abari kuyiharuswa. Yesu ashimwe bana b'Imana. Umurimo virusi ya 7 ni imirimo Bibiliya yita ngo ni imirimo y'ibice itari ku rwego rw'umuntu. Sinzi niba aka kantu mujya mukamenya, reka nkababwire neza mukumva bari ko nsorezaho. Imirimo y'ibice Bibiliya ivuga hariya mu butumwa bwiza bwanditswe na Luka mu gice cyaho cya 6 ni cya 21, mu gice cya 21 hari ijambo rihaba Yesu yaduhayeho urugero rumwe ashaka kugaragaza imirimo y'ibice. 21 imirongo nk'ine ya mbere ibanza. Yesu ngo yagiye mu iteraniro rimwe mu rusengero nk'uko yadutungura nk'uku ukabona araje, ariko akaza mu mwanya wo gutura. Noneho ngo mu mwanya wo gutura ahinduka umudiyakoni wo kureba mu byibo ibyo bari gushyiramo. Umuntu akajyanagamo areba ashyize mwangaho uyu, undi akanagamo yashyize mwangahera, akabara yabonye. Noneho uko umuntu ashyiramo akanareba n'ibyo atunze uko bingana, agashyira ku munzani agereranije imbaraga umuntu asanzwe agize gute afite. Ntibyarangiye se abo twebwe mu mubiri twibwiraga ko batanze byinshi Yesu wabonye ari bike ugereranije naho bakuye? Imana yijya gutanga amanota ku gikorwa cy'umuntu igendera ku mbaraga agize gute afite. Yabwiye Gideyoni iramubwira ngo genda uko imbaraga zawe zingana. Hanagiye gushima Imana yaravuze ngo ni Imana imenya urugero rw'umurimo w'umuntu. Muri Yobu 11 umurongo wa 11 haravuga ngo ni Imana igenzura kugera ku rwego ijya imenya abantu b'ubusa n'ibigoryi ngo ikabimenya ku murimo ngo ntabwo izabyirengagiza. Imenya abantu basakuza ko bateruye kandi batagize gute badateruye ufite. Naho kurira Imana mu mibare ibyo wabikorera umuntu ntiwabikorera Imana. Ngewe naguha 100 ugaseka ngo ndaguhaye, ariko Imana iti ntacyo aguhaye kuko afite menshi. Umuntu ashobora kuguha 10,000 ukirirwa ubyina ngo yaguhaye, Imana yitugeranije n'ayatunze ntacyo burya guhaye. Korera Imana ugenda uko imbaraga zawe zigize gute zingana. Kuko gufata umuntu ukoresha mu rugo uhemba 20,000 agatura ibiceri bya 200, nawe umukoresha witwa shebuja ugatura 200, ibyo bingana no gufata abana b'impinja mukajyana kuvoma bakaza batwaye uducupa mu ntoki nawe ukaza utwaye agacupa, kandi amazi agize gute akenewe. Uretse ko wababona yavuga ati uyu muntu ararwaye nimumwihanganire, niyo mpamvu aje atwaye agacupa. Iteka ryose iyo umuntu atazi gukora ku rwego rwe abarwaye, kuko ugomba kumenya imbaraga ufite ukakorera Imana ukurikije imbaraga ugize gute ufite. Yesu nabampera umugisha. Twirinde tutazabura ibyo bintu twagize gute bana b'Imana. Nasoza mbabwira nti imirimo yahiye ikintu kiyizura ni ugukora iyanyuma neza. Iyo wisuzumye ugasanga ibyo wari warakoze byarahiye,
haba hakiri amahirwe yo tukiri muri ubu buzima. Ijambo ry'Imana mu Byahishwe riravuga ngo nzi neza ko imirimo yawe ya nyuma irusha iya mbere kuba myinshi. Iyo rero wabonye ko imirimo yawe yahiye, utera intambwe ugakora imyiza ya nyuma, iya nyuma izahesha iya mbere iki? Agaciro. Nitwikosore aho twakoraga nabi, naho twagendaga gake twikosore, aho twagononwaga tugire mu mwete, naho twicuzaga nitwikomeze dukomere. Icyo duharanira nuko Kristo ubwo azagaruka twese tuzamusanganira tutafite ikizinga n'umunkanyari. Mwakire. Reka dusenga Imana. Ibi byose tubabwiye birareba abamaze kuvuka ubwa kabiri bakizera Yesu Kristo nk'umukiza wabo, birareba abamaze guhinduka amashami ku muzabibu, kuko ishami rishakirwaho imbuto ni ishami ryamaze kugera ku mutini. Ishami ritari ku mutini ntawe urishakiraho imbuto. Aba imirimo izapimwa kuko babashije gusanganira uwo bizeye. Utaramwizeye we nta naho izapimirwa, nta naho bayandika. Niyo mpamvu muri aka kanya ko gusenga tubanza tukareba niba hari umuntu uri gukora ariko agakora atarizera, akaba ari gukora ibikorwa bitandukanye n'imirimo itandukanye ariko akayikora atarizera, atarakira Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza wo mu bugingo bwe. Kandi tukanareba niba hari umuntu wasubiye inyuma akava mu byizerwa kubera iminsi n'ibihe. Abo turabanza tukareba, twababona tukabasengera Imana by'umwihariko kugira ngo ibikorwa byabo bitangire byandikwe kuko bamaze kwemerwa n'ijuru. Harimo umuntu utarakizwa cyangwa wasubiye inyuma yari umukristo, uyu kugira ngo akaba yarasubiye inyuma, yazamura ikiganza tukamusengera by'umwihariko kugira ngo ibikorwa bye bijye bibona aho byandikwa, nawe azabihemberwe ubwo tuzahembwa kuri wa munsi Kristo azagaruka. Hari utarakira Yesu urimo utarakizwa cyangwa asubiye inyuma akaba yaraguye yari umukirisitu, yazamura ikiganza ntacyo bitwaye. Aka kanya tuba tugasizeho kugira ngo tubingingire muri Kristo Yesu. Ndabona rero ntawe ubonetse. Ahasigaye tugiye kubwira Imana itubabarire ku mirimo twakoze nabi gashya. Ahasigaye dutera ishyaka n'umwete kugira ngo imirimo dusigaje gukora tuyikore tubikunze kandi tuyikore neza kugira ngo Imana izayiduhembere. Nimuhaguruke dusenga Imana. Buri muntu wese abwira Imana aho atakoze neza, ibwira utumbabarira uyu murimo nawe ukoze nabi, nagenzuye nsanga wahiye, ariko umpa imbaraga zo gukora isigaye inyuma mu minsi ifite nyikore neza kugira ngo niyange yari yarahiye nayo izongere izuke. Reka dusabe umushumba w'itorero yigire hano hafi, hanyuma asenga Imana adusabire imbabazi ku mirimo twakoze nabi yamaze gushya, ariko adusabire n'imbaraga zo gukora imyiza yo kuzura iya mbere yacu yamaze gushya. Mana Data wa twese uri mu ijuru, tumaze kumva ijambo ryawe kandi ryabwiraga njyewe n'abandi bose babonetse kuri uyu munsi. Ryatubwiraga ku mirimo myinshi twagiye dukora, ariko harimo imwe yashimwe, hari n'indi yagawe. Iyo yagawe niyo turi gusabira imbabazi kugira utubabarire, kandi numara kutwemerera ukatubabarira uduhereze ubutware n'ubushobozi bwo kongera gukora tutagononwa. Dukore nk'abazabihemberwa, dukore nk'abaragwa b'ijuru, dukore nk'abakorera umwami w'abami, dukore dukorera nyir'ububasha, dukorera umuherwe, dukorera databuja uhemba neza. Hari benshi dukorera bakaduhemba nabi, ariko kuri wowe ugukoreye neza umuhemba neza. Turagushimye yuko imbabazi zawe zihora iteka ryose. Hira umugishira ijambo kuri buri umwe waryumvise, kandi na buri muntu ufashe icyemezo cyo gukora azuwakorera uwari we umuha umugisha, ndetse n'umwigisha ahakuye umwongerere kubw'ububasha bwawe n'ubushobozi bwawe. Ni mu izina rya Yesu Kristo tubisabye, amen.